impamvu abagabo basigaye bahunga ingo zacu bakajya kure yazo bakumva yuko batataha, bamwe bakajya bataha ibicuku, abandi bakumva bakwibera ku gasozi. Icya mbere yaraje arampamagara, bo turabonana ibintu ndabimpa, ariko umugabo ndamubwira hari amafaranga ugomba kumpa. Umugabo imibonano ikwiye gukorwa neza muri gahunda, ikaryohera abayikoze kandi ikabatera gukumburana. Hari imibonano ikozwe mu kajagari pe, mu kajagari ku buryo umuntu adakumbura mugenzi we, ahubwo yakubona akakwikanga. Ese mugabo, iyo ukoreye umugore wawe imibonano mpuzabitsina agera ku byishimo bya nyina, aragushimira akakubwira ngo thank you, cyangwa uramubaza akakubwira ngo byarangiye. Niyo mpamvu rero mu buryo bwo kugira ngo tugire amagara mazima kandi tugire umuryango urimo abantu bafite imbaraga, imbaduko n'ubuzima, abagore dukwiye kwita ku nshingano zo mu gikoni, tukita ku byo turya, uburyo tubitekamo, aho tubitegurira n'uburyo tubiteguramo. Iryo ni ibanga mukwiye kumenyana, kuko ni imwe umva, umugabo ni inshingano yawe, umugore wawe ni inshingano yawe. Kwe kumumenya yishimye, kwe kumumenya ababaye, kwe kumenya ijwi rye yanahita n'ahantu yaba ari no mu bagore benshi yavuga ukavuga ati uwo ni madamu, yaba ari mu bagabo benshi ukavuga ati uyu ni umugabo wanjye. Ukamumenya A to Z, ukamumenya pe, ukamenya parufe yitera iyo ari, ukamenya amavuta yisiga iyo ari, ukamenya ikirenge cye, inkweto yambara, nimero, ukamenya sayizi ye, uburyo ushaka kumutunga ukamukorera surprise. Ibyo nibyo numva yuko nkwiye kuganiriza abakunzi bacu kugira ngo tugire imiryango myiza. Gahunda ni yayindi yo kubaka umuryango mwiza uzira amakimbirane, uzira ibibi, uri mu rukundo, uri mu ineza, uri mu ibyishimo. Hahandi ubana n'umuntu n'umugabo wawe, ariko byongeye ni inshuti yawe magara. Ni wa muntu ushobora kubitsa ibanga ryawe rikomeye, ni wa wundi umuntu ashobora kukubabaza uri ku gasozi ukavuga ati nta wundi nkwiye kubwira akababaro kanjye. Kandi abadamu naje kumenya ko ngo mufite iyindi defo yo kutitaba amatelefone. Igihe umugabo agushatse akagushaka kuri telefone akakubura, hari ese mada ujya uhamagara umugabo wawe hagati mu munsi ngo umubaze ngo wiri ubute, ese wabashije kurya, ese wifubitse, ese ibyo kojya gubimubaza gute? Ese wa mugabo wowe ujya ubibaza umugore wawe? Rega urugo ntago ari ahantu wafashe umuntu ngo ugende utereke ukarenga ukayagutereka indaya, ukayihonga amagana, ukayibwira amagambo abaho n'atabaho, kandi uriya musaruro ukura kuri ya ndaya wibwiye umugore wawe wabona umusaruro urenzeho, utari bukure uburwayi, utari bunahombye n'umuryango. Rero muri uno mwaka wa 2025 ereka utuntu umuntu asasa ku buriri kugira ngo duproteje matera. Hari zitwa za waterproof, izo zo zishobora kuba zihenze abantu bose, famiye zose ntabwo zifashije ku rwego rungana, ariko nzababwira n'utundi tuntu umuntu ashobora kugenda akagura tukaba twaproteje uburiri mu mwaryamyemo none n'ejo mukongera mukaburyamamo nta mpumuro mbi, kandi na gahunda zose zakozwe neza mu bwisanzure no mu munezero. Nzabafasha mu humure, turi kumwe. Bakunzi ba Cine Wacu TV, ndabayambiye cyane, nari bakumbuye. Mbese muraho abandi, umwaka warangiye amahoro, iminsi mikuru mwayigiyemo neza, mwarenjoyinze kugenda neza. Nari mbakumbuye cyane, kandi namwe ndatekereza ko mwari munkumbuye. Murabizi yuko duherukana umwaka ushize mbabwira nti umwaka utaha mbafitiye proje nziza, mbafitiye ibitekerezo bizima, mbafitiye gahunda ikomeye. Mbabwira ko nzabaganiriza cyane, tugashana urukumbuzi kandi tukungurana inama kuri ya content yacu yo kubaka umuryango muzima uzira amakimbirane, ahubwo urangwa n'ibyishimo n'umunezero no gukundana. Ubwo rero kuko nabasezeranije, yewe iyo nsezeranyije ndasohoza. Niyo mpamvu muri uyu mwaka wa 2025 n'ubundi tutangiye mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha iva ku Mana, kandi none mbifuriza n'imiryango myiza irimo ibyishimo, irimo amahoro, irimo umunezero. Ese umuryango mwiza uba muzima byagenze gute? Uba mwiza byagenze gute? Ninjye nawe tubigiramo uruhare, ni wowe n'uwo mwashakanye mubigiramo uruhare.
ubwo rero urwo ruhare twagiye tuganira mu mwaka washize ku bintu byinshi byo dukwiye kwirinda amakimbirane mu muryango, uburyo dukwiye kumvikana, uburyo tudakwiye guterana icyizere, dukwiye kugirana icyizere, tuganira kuri byinshi cyane, tuganiriza abadamu uburyo badakwiye kwima abagabo, bakwiye kubaha ibyabo. Ndabizi ko mwikosoye kuko mbwira abanyumva, kandi namwe ndabizi ko mukeneye kubaka imiryango mizima izira amakimbirane. Twagiye tuvuga kuri byinshi ku bagabo bahohotera abagore, bakababwira amagambo mabi abamenasa. Abo nabo twarabahuguye kandi ndabizi yuko mwabiretse 2025. Noneho rero 2026 tugiye kongera tuganire uburyo dukwiye kugira imiryango mizima mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'umubiri. Ese ibyo twabigeraho gute? Mu gihe twariye neza, umunyarwanda yaravuze ngo amagara aramirwa ntamerwa, aramirwa ntamerwa. Iyo umunyarwanda avuze ngo amagara aramirwa ntamerwa, yabivuze ngo ibyo turya nibyo bishobora gutuma tugira amagara mazima, tugira ubuzima buzira umuze. Iyo umugabo ari muzima mu rugo, afite imbaraga, afite imbaduko, inshingano zose arazuzuza. Iyo umugore ari muzima mu rugo, atarwaragurika, afite imbaraga n'imbaduko, inshingano zose agira gute arazuzuza. Akabona uko arera abana, akabona uko yuzuza inshingano zo mu buriri, akabona uko yuzuza inshingano z'abantu benshi bamukikije, cyane ko abadamu tuba dufite inshingano nyinshi. Hari abadukikije bari hirya, hari n'abo mu rugo iwacu tuba dukwiye kubungabunga. Ni muri ubwo buryo rero tugiye tuziga muri uno mwaka uburyo dukwiye gutegura ibyo kurya mu gikoni cyacu. Burya ibintu byose bipfira mu gikoni. Iyo umugabo amuteguriye ifunguro ryiza, rigaragara neza mu maso kandi rifite impumuro nziza, akarusho rifite n'uburyohe, uwo mugabo azinuka resitora. Ntabwo yumva yarya resitora avuga ati ndataha ryari njye kurya mu rugo, madamu yanteguriye yatekeye, kuko azi kugira gute guteka neza. Hari abagore twaje kumenya ko hari abagore mugira ubute bwo kujya mu gikoni, mugateza ibikoni abakozi. Everyday ugasanga umukozi niwe utekera umuryango, kandi umuryango uragukeneye kugira ngo uwutekere ibiryo byiza. Burya ibiryo nabyo uburyo wabitetsemo nabyo bigira akarusho. Ibiryo iyo bitekanye urukundo, wabitekanye attention, wabyitayeho, nabyo biraryoha. Ariko iyo wabitetse uko ubonye ntubyiteho, ntawe nyine bimera uko nguko. Niyo mpamvu rero mu buryo bwo kugira ngo tugire amagara mazima kandi tugire umuryango urimo abantu bafite imbaraga, imbaduko n'ubuzima, abagore dukwiye kwita ku nshingano zo mu gikoni, tukita ku byo turya, uburyo tubitekamo, aho tubitegurira n'uburyo tubiteguramo. Byose birakonta. Rero uno mwaka ndabemerera ko tuzaganira detaye y'uburyo umuntu akwiye gutegura ibyo kurya, bigatera amatsiko ugiye kurya kandi bikamutera na apeti, kandi noneho bikamutera n'ubuzima bwiza, birimo intungamubiri zose, byubaka umubiri, birinda indwara, bitera imbaraga. Virusi byubaka umubiri, ibirinda indwara, bitera imbaraga, tugashyiraho n'imbuto, harimo n'imboga n'ibiki byose. Tuzagenda tuvuga uburyo dukwiye kubitegura. Ikindi tuzaganiraho muri uwo mwaka, uburyo dukwiye gutegura icyumba cy'abashakanye. Icyumba cy'abashakanye nacyo gikwiye gutegurwa, kuko kwa kundi wateguye ibiryo bikagutera apeti, bitewe n'uko bisa, bitewe n'uko byateguwe, bitewe n'uko byaruwe, bitewe n'uburyo biryoshye. No mu cyumba nuko, kuko icyumba umuntu akinjiyemo bigaragaza uburyo imyifatire iri buhabere, cyangwa se ibyiza biri buhabere, cyangwa se nyine umuntu yumva atuje iyo agiye ahantu icyumba cye giteguye neza, hatari akajagari, umuntu araharuhukira. Mu cyumba cyawe cyangwa iwawe niho hantu hambere ujya ukumva uraruhutse. Umuntu wese wagize stress ku kazi, wagize ibibazo ahantu hose, yumva nta handi akwiye kujya usibye mu rugo iwe. Impamvu abagabo basigaye bahunga ingo zacu bakajya kure yazo, bakumva yuko batataha, bamwe bakajya bataha ibicuku, abandi bakumva bakwibera ku gasozi. Icya mbere umwanda uri mu rugo, akajagari. Ikindi
natwe ubwacu turi tayari kubitaho. Ugasanga umugabo araje nshaka kumuganiriza, nshaka kumwegera, wamutereye iyo ngiyo, wamurekeye abana cyangwa wamurekeye televiziyo, kandi nawe wagize gute aragushaka. Twese tuzabiganiraho, kandi ikindi tuzaganira uburyo ki uburiri bw'abashakanye bakwiye kujya gutegurwa. Nzagenda mbabwira amabanga y'ukuntu abantu bakwiye gutegura uburiri bw'abantu bashakanye, kandi ikindi tuzavugana uburyo imibonano ikwiye gukorwa neza muri gahunda, ikaryohera abayikoze kandi ikabatera gukumburana. Hari imibonano ikozwe mu kajagari ku buryo umuntu adakumbura mugenzi we, ahubwo yakubona akakwikanga. Ese mugabo, iyo ukoreye umugore wawe imibonano mpuzabitsina agera ku byishimo bya nyuma, aragushimira akakubwira ngo thank you, cyangwa uramubaza akakubwira ngo byarangiye? Ese muraziranye ku buryo umenye umugore wawe iyo ageze ku byishimo bya nyuma inyifato yifata? Cyangwa nawe mugore iyo umugabo ageze ku byishimo bya nyuma uzi imyifato yifata? Iryo ni ibanga mukwiye kumenyana, kuko ni mwe umva umugabo we ni inshingano yawe, umugore wawe ni inshingano yawe. Kwe kumumenya yishimye, kwe kumumenya ababaye, kwe kumenya ijwi rye mujyana ahita n'ahantu. Yaba ari no mu bagore benshi yavuga akavuga ati uwo ni madamu, yaba ari mu bagabo benshi akavuga ati uyu ni umugabo wanjye. Ukamumenya A to Z, ukamumenya pe, ukamenya parufe yitera iyo ari, ukamenya amavuta yisiga iyo ari, ukamenya ikirenge cye, inkweto yambara, nimero, ukamenya sayizi ye, uburyo ushaka kumutunga ukamukorera surprise. Ibyo nibyo bita urugo rwiza runezerewe. Naho iyo mubanye nk'abaturanyi mutaziranye, utazi ngo avuga gute, ese iyo yishimye amera gute, ese iyo mwakoze imibonano iyo ageze ku byishimo bya nyuma nihe sinye cyangwa sinyara kwereka, ukagomba kubimenya utabimubajije. Urinde wo kubaza umugore ngo mbese ngo warangije. Ntabwo uzi umugore wawe yarangije imyifato yifata, ni ikibazo gikomeye. Rero nka sine wacu ibyo bintu namenye yuko bibaho cyane bitewe n'amakuru tugenda twumva hirya no hino. Numva yuko nkwiye kuganiriza abakunzi bacu kugira ngo tugire imiryango myiza. Gahunda ni yindi yo kubaka umuryango mwiza uzira amakimbirane, uzira ibibi, uri mu rukundo, uri mu ineza, uri mu ibyishimo. Hahandi ubana n'umuntu n'umugabo wawe, ariko byongeye ni inshuti yawe magara. Ni wa muntu ushobora kubitsa ibanga ryawe rikomeye, ni wa wundi umuntu ashobora kukubabaza uri ku gasozi ukavuga ati nta wundi ngiye kubwira akababaro kanjye. Kandi abadamu naje kumenya ko ngo mufite iyindi defo yo kutitaba amatelefone. Igihe umugabo agushatse akagushaka kuri telefone akakubura. Hari urugero rwigeze kubaho, rimwe umumama yatumye umugabo we ku kazi kanjye ngo aze gutora ibintu ibintu nari namukoreye. Aramubwira ati nugera mu mujyi uhamagare izi nimero uvugane n'uyu mumere akumpera utuntu twanjye. Rero amaze kumuha nimero yaraje arampamagara, bo turabonana ibintu ndabimuha, ariko umugabo ndamubwira hari amafaranga ugomba kumpa. Umugabo aravuga ati ntabwo yigeze abimbwira ibyo ngibyo. Nubwo noneho muhamagare agusobanurire niba ugomba kunyishyura cyangwa ari we. Yahamagaye umugore inshuro 88, umugabo ageze ahari imfumbura. Aravuga ati umugore ntunze nuko ameze, wamushaka ngo mubone. Se madame, niba umugabo atakwitabaza agize agisida, atakwitabaza ahuye n'akabazo runaka, amafaranga ashobora kumushirana. Wowe uyafite mu rugo ukaba wamusova kumwohereza kuri mobile money cyangwa ukaba wajya kuri konti, ashobora kugiye gukura na kese runaka ashobora kuvanwamo nuko nawe uhabaye. None niba utitaba telefone, umugabo akakuhamagara umunsi wose akageza aho agira stress bitewe nawe, wumva uri kubaka, uri kuzana amakimbirane mu rugo, kandi ku kantu gatoya kadakwiye. Ukwiye kwita ku kintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo dukwiye kuba abagore b'indangazi ngo twe turaho. Ese mada, ujye uhamagara umugabo wawe hagati mu munsi ngo umubaze ngo wiri gute, ese wabashije kurya, ese wifurutse, ese ibyo kojya gubimubaza gutereka. Ese wa mugabo wowe ujye ubibaza umugore wawe. Rega urugo ntago ari ahantu wafasha umuntu ngo ugende utereke. Ni ahantu mukwiye kugirira ubuzima bwiza. Kwa kundi mwateretanaga mubwira amagambo meza, umubaza wariye,
wanyweye, ese wifubitse, ese umerewe ute? Noneho ibyo bikwiye kuba akarusho mwageze mu rugo. Ese wa mugabo ukwiye kuko hari igihe ushobora kwirengagiza kubibwira umugore wawe, warangiza ukajya kubibwira umugore wo ku gasozi. Impamvu uvuga ngo umugore wo ku gasozi ngo akwitaho kurenza umugore wawe, nuko nawe wamukoreye ibirenze ibyo ukorera iki umugore wawe. Umugore wawe ntukimubwira amagambo meza ngo waramukoye byararangiye wamugejeje mu rugo ngo ubwo nuko ngo ugiye natereka umugore, ngo hari umugabo ugira inama y'aho ngiye ntabwo najya gutereka umugore ngo nashatse namushatse, kandi ukarenga ukayagutereka indaya, ukayihonga amagana, ukayibwira amagambo abaho n'atabaho, kandi uriya musaruro ukura kuri iriya ndaya wibwiye umugore wawe wabona umusaruro urenzeho, utari bukureho uburwayi, utari bunahombye n'umuryango. Rero muri uno mwaka wa 2025 mfite ingamba nshya mu buryo bwo kugira ngo twubake imiryango mizima. Ibyo byose mbabwiye ndabibasezeranyije, nzabereka utuntu umuntu asasa ku buriri kugira ngo duproteje matera. Hari izitwa za waterproof, izo zo zishobora kuba zihenze abantu bose, famiye zose ntabwo zifashije ku rwego rungana, ariko nzababwira n'utundi tuntu umuntu ashobora kugenda akagura tukaba twaproteje uburiri mu mwaryamyemo none n'ejo mukongera mukaburyamamo nta mpumuro mbi, kandi na gahunda zose zakozwe neza mu bwisanzure no mu munezero. Nzabafasha muhumure, turi kumwe. Nzababwira utuntu twinshi tw'ubwenge. Icyo mbasabye mwebwe ni ukumpanga amaso, mukantega amatwi, mugakora subscribe, mugakora share, mugasharinga n'abandi bantu kugira ngo twige iby'ubwenge, tugire imiryango ijijutse. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba yasenya mu bujiji. Ntabwo abantu dufite ubumenyi bungana, ariko ubumenyi ufite gerageza ubusangize mugenzi wawe, kuko uyu muryango wa nakumerewe neza n'uwawe umerewe neza. Dufashanye muri byose, uno mwaka tuzawurangize neza mu byishimo, mu munezero, mu mahoro, kandi tuzakore imirimo yacu y'amaboko yacu Uwiteka azayihe umugisha, maze tugire ishya n'ihirwe muri uyu mwaka. Nibyo mbifurije. Turi kumwe kandi ndabakunda. Bye.